Yesu ashimwe, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amahoro abonerwa muri we menshi atemba nk'uruzi atagira akagero agwire mu mitima yanyu. Njye basuhuza nitwa Nkundamahoro Salomo, inshuti yanyu muri Kristo Yesu. Dusangirira ijambo ry'Imana kuri uyu muyoboro w'ivugabutumwa undi umwe official. Mbahaye ikaze nanone mu nyigisho twatangiye ikomeza, aho turimo kurebera hamwe ibintu 15 tureba mu byiciro bibiri twakwigira kuri Dawidi. Dawidi uyu twamuvuzeho, murabizi ko ari we mwami wa kabiri wa Isirayeli nyuma ya Sawuli. Hanyuma Imana ikaba yaramuvuzeho ijambo rikomeye abantu benshi bazi ko ari umuntu umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka. Hanyuma kwigira ku batubanjirije, ijambo ry'Imana rirabitwemerera cyane ko Yesu ubwe atubwira ngo tumwigireho cyangwa se tumurebereho kuko ari umugwaneza kandi yoroheje mu mutima. Nuko rero n'abandi Imana yatanzeho reference cyangwa se Imana yavuze yuko bayinejeje bagakora ibyo ishaka, nta kabuza dukwiriye kubigiraho. Mu byanditswe tubonamo abantu bagera kuri 2. Hari abantu bagendeye mu mategeko y'Imana, bubaha ijambo ry'Imana kandi barigenderamo nk'uko Imana ibivuga. Hanyuma abo dukwiriye kubigiraho tugakora nk'ibyo bakoze. Tukabona n'abandi bakiraniwe bagasuzugura Imana bakayigomekaho ntibumvire ijambo ryayo. Ibyo ngibyo ntabwo natwe dukwiriye kubikora kuko Imana yagiye igaragaza ko ibyanga kandi ingaruka z'ibyaha zibageraho. Ibyo byandikiwe kugira ngo natwe tudasitara kuri byo, ahubwo twebwe tubyirinde kuko byatwandikiwe kugira ngo bidukosore. Ibyo ngibyo bikatubera nk'ikintu gikwiriye gutuma tudakora nk'ibyo bakoze. Muri iyi nyigisho rero turaza kongera kuvuga ku bindi bintu 2 twakwigira kuri Dawidi. Bahaye ikaze. Icyambere cyangwa se icyo nakwita icya 5, kubera ko tugeze ku cya 5 ubwo tumaje kuvuga ibindi 4. Icya 5 kiravuga ngo Dawidi yakundaga cyane ijambo ry'Imana kuruta ibindi bintu byose, kandi yari yarabigize intego kurimenya no kurigenderamo. Iki kintu kiranejeje kandi umutima wanjye rwose wafashijwe n'ibi ngibi, kubona umwami wahawe ubwami n'Imana imutoranyije imukuye ahantu kure akazana intego. Nibyo koko ataraba umwami yagendaga mu mategeko y'Imana akanayubaha, turibuze kubibona, ariko amaje no kuba umwami ijambo ry'Imana ntiryamuvaga iruhande, ntiryamuvaga mu mutima, ntiyarekaga kurisoma no kuryitaho. Hanyuma icyo tubonye, reka nongere nkisubiremo, kiravuga ngo Dawidi yakundaga ijambo ry'Imana cyane kuruta ibindi bintu byose. Hanyuma hakatubwira nanone ngo yari yarabigize intego kurimenya cyangwa se kurisoma cyangwa se kuribonera umwanya kuruta ibindi bintu byose, kandi akarigenderamo akaryubaha. Reka dusome ibyanditswe bimwe bitubwira ibi. Turibanda kuri Zaburi y'119. Turabanza dusome umurongo wa 11. Haranditse ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ndaza kongera nsome Zaburi y'119 umurongo wa 16. Haranditse ngo nzishimira amategeko wandikishije, sinzibagirwa ijambo ryawe. Iyi ni Zaburi yanditswe na Dawidi, Zaburi y'119. Reka nongere nsome umurongo wa 17. Ugirire neza umugaragu wawe kugira ngo mbeho nitondere ijambo ryawe. Reka nongere nsome umurongo w'105. Haranditse ngo Zaburi 119 umurongo w'105. Haranditse ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira
yanjye. Reka nongere tusome umurongo w'133. Zaburi 119 umurongo w'133. Haranditse ngo ujye utunganya intambwe zanjye mu ijambo ryawe, gukiranirwa kose kwe kuntegeka. Reka tusubiremo iki cyanditswe. Zaburi 119 umurongo w'133 haranditse ngo ujye utunganya intambwe zanjye mu ijambo ryawe, gukiranirwa kose kwe kuntegeka. Imana ishimwe. Bivuze ngo ni icyifuzo yari afite ko Imana itunganya intambwe ze cyangwa se imukomereza mu ijambo ryayo kugira ngo ibyaha bitamutegeka. Reka nsome 162. Zaburi 119 umurongo w'162 ari nawo ngiye gusorezaho. Haranditse ngo nishimira ijambo ryawe nk'ubonye iminyago myinshi. Amena. Nishimira ijambo ryawe nk'ubonye iminyago myinshi. Imana ishimwe. Bivuze ngo iyo ijambo ry'Imana ritashye mu mutima we aba ameze nk'umuntu wakiriye ibintu by'agaciro. Bavandimwe, bikwiriye kutubera umuco, bikwiriye kutubera gahunda ihoraho kwiga ijambo ry'Imana no kurikunda nk'uko Dawidi yari yarabigenje. Izi mpamvu turimo tureba nizo zatumye Imana imubona nk'umuntu uhuye nuko umutima wayo ushaka, kuko yashakaga ko iteka mu ijambo ry'Imana ariho ashinga imizi, ariho umutima we uba, kugira ngo adakora ibyaha cyangwa se atagendera mu byo abandi bami, mu byo abandi bayobozi, mu byo abandi bakora. Nawe waba uri kunyumva uri umuyobozi, nawe mu ijambo ry'Imana niho uzakura imbaraga kugira ngo ibintu byose uzahorana byo mu buyobozi bitazatuma ugendera kure y'inzira z'Imana. Ntabwo ari abayobozi gusa, n'abakristo, abayobozi b'amatorero n'abandi, twese iri jambo riratureba. Ibyanditswe ni byo kurya by'umukristo bikomeza umuntu wacu w'imbere. Mu gihe bidahari, umuntu wacu w'imbere aragwingira, ubugingo bwacu burumagara bukicwa n'umwuma. Ikindi cya gatandatu, ubwo ngubwo nicyo tugezeho, tugeze ku kindi kivuga ngo Dawidi yari umwizerwa mu mirimo ye. Nimvuga imirimo ye, wibuke ari umwungeri w'intama, umwibuke nanone ari umwami. Mu gihe atarebwaga n'abantu cyangwa se atarebwaga n'umuntu n'umwe, yari umwizerwa mu mirimo ye, mu mirimo ashinzwe, mu bitaribye. Uribuka ko intama zitarize yaragiraga, ariko tuzaza kubibona nk'uko hagiraga ikizitera, ntabwo yavuga ngo n'ubundi intama si izanjye cyangwa se reka nihungire, ahubwo yitaga kuri izo ntama nk'aho ari ize bwite, akaba umwizerwa no mu gihe ntawe umureba. Hanyuma ikindi, no mu gihe adategereje ishimwe riturutse ku bantu, agakora umurimo we nk'uko agomba kuwukora. Imana ishimwe. Icyambi kigaterwa mu mitima yacu. Usanga iteka iyo turagijwe ibintu bitari ibyacu, tumera nk'aho tutabishyiraho attention yuzuye cyangwa se tutabyitaho nk'uko twakwiye kuba twita ku byacu. Iyo ikintu ari icyawe, waragishoyemo amafaranga yawe, ukitaho ukagikurikirana byuzuye, hanyuma ariko iyo kenshi abantu baragijwe cyangwa se iyo turagijwe bitari ibyacu, usanga tubaye nk'aho tubigiyemo igice, ntitubikurikirane byuzuye. Bavandimwe, ijambo ry'Imana ritubwira ko uko twita ku byacu bwite ari nako dukwiye kwita ku by'abandi turagijwe bitari ibyacu, kuko umutima w'ubwizerwe Imana iwonera muri bya bindi ndagijwe bitari ibyanjye. Imana ishimwe. Bavandimwe, aha dukwiriye kwikosora tukisubiraho rwose. Niba uragijwe ikintu, niba hari ikintu uhawe gukora, ni umurimo w'Imana, abantu ntibawukomera amashyi, ni protokoli, ni uguhanagura intebe, ni ugutunganya mu rusengero, ni ugukora indi mirimo itabonwa n'abantu. Imana ishaka ko uyikorana ubwizerwe. Ni muri kampani urimo ukora, umuyobozi wawe ntago ahari, ukwiriye gukora nk'uko umuyobozi wawe yagakwiye kuba ahari. Ni ikintu urimo ukora, ni ibintu uragijwe ahantu inyuma hariya, nta muntu uza kukugenzura, nta supervision zihari. Bikore n'umutima wawe wose, ubwira Imana ngo niwe ndi kubikorera, ndi kubikora nk'aho ari njye ubyikorera. Imana ibidufashemo kandi bitubashisha. Imana igitugaya, Imana igitureba,
niba nabyita kitangara, iyo dukorera ku jisho. Kandi ijambo ry'Imana Paulo yandikiye Abakolosayi riratubwira ngo natwe cyangwa se ngo namwe nkorera gahato cyangwa se abafite ibyo baragijwe ngo mujye mukora nk'abakorera shobuja mukuru. Mwibuka ko abo mukorera bo nabo bafite shobuja. Bivuze ngo nayo ni mubivuga si ni mu mpasoma, ahubwo ngo abo ngabo mukorera ngo sibo bashobuja banyu, ahubwo ngo hari undi shobuja mukuru ari nawe uzaduhemba. Uwo ni Kristo Yesu. Arabyitegereza umunota ku munota adahumbya, akwitegereza aho uraho mu kazi, akwitegereza aho waragijwe cyangwa se wahawe inshingano. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu waragijwe ikintu runaka ngo nta kindi ategerejweho usibye kuba inyangamugayo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa mbere igice cya 17. Samweli wa mbere igice cya 17, turebe ubwizerwe bwa Dawidi. Samweli wa mbere igice ni cya 17 guhera ku murongo wa 34. Haranditse ngo Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira akananwa, nkayivutagura nkayica. Ubu buhamya buraryoshye kandi buranatangaje, ukuntu Dawidi ari kuvuga ubwizerwe bwe muri uyu murimo yari yararagijwe, arimo kuvugira imbere y'umwami Sawuli mu gihe yari agiye kurwana na Goliyati. Arimo avuga ukuntu Imana yabanye nawe kandi ikamushyigikira mu murimo yari yarahawe nta muntu umureba. Yari afite ubutwari bukomeye, hari inyuma abantu batabona, kandi abikorana ubwizerwe bukomeye. Cyama natwe ibingibi bikatubera umwitozo rwose uhoraho, nkuko nabivuze, tukaba inyangamugayo, tukaba indahemuka mu nshingano duhawe, kabone naho ntawe utureba. Reka nongere nsome ikindi cyanditswe kimwe kiri mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 9 umurongo wa 3 n'uwa 4. Haranditse ngo Uwiteka aramubwira ati, numvishe gusenga kwawe no kwinginga kwawe winjingiye imbere yanjye. Nereje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoramo iminsi yose. 4 nuko nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga, ufite umutima ukiranutse kandi utunganye, ugakora ibyo ngutegeka byose, ukitondera amategeko n'amateka yanjye, nanjye nzakomeza ingoma yawe mu Bisirayeli iteka ryose, kuko nasezeranye na so Dawidi. Amubwira nti, ntabwo uzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli. Imana ishimwe cyane. Imana ubwayo irimo kumutangaho reference, irimo kumuvuga nk'umuntu wakoze ibyo yishimira. Yabishobojwe n'ikizi? Nibi byose turimo tuvuga ni ijambo ry'Imana yabagamo agatindamo. Yabishobojwe n'ikizi? Ni ukwegera Imana no kubana nayo. Yabishobojwe n'ikizi? Ni uguhora ibyiringiro by'abishyize mu Mana. Nibyo turimo tuvuga rero. Imana yari imufite mu gihe kiriya cyashize, ariko n'ubu Imana iracyamututungira agatoki nk'umuntu wo kwigiraho, kandi ufite byinshi yatuyoboramo mu byo kwizera, yatuyoboramo mu byo kwiringira Imana, yatuyoboramo mu byo gukunda ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Reka dusubikire ahangaha, tuzakomeza mu gice gikurikiyeho tureba ibindi bintu bibiri kugera ibintu 15 twamwigiraho byuzuye. Niba wumvishe iyi nyigisho utarumvishe iyabanje, ngusabye kuyumva kugira ngo ibi turimo tumwigiraho nawe bikubera ubuzima, kuko nanjye uko mbisoma, uko mziga, uko mbitegura mbere yo kubibagezaho, bibanza byamfasha nkumva ko ari ibyanjye nanjye nkwiriye kubigenderamo no kugira ngo bibe mu buzima bwanjye. Reka dusenge. Urakoze Mana kongera kutubwira ibi ngibi. Utubwiye ukuntu umugaragu wawe Dawidi yakundaga ijambo ryawe kurirutisha ibindi bintu byose, akarigirira inyota,
we avuga ko yaribikiye ku mutima kugira ngo atagucumuraho, kandi tubonye yuko yari umwizerwa mu nshingano ahawe, izibonwa n'abantu n'izitabonwa n'abantu. Mana, udushoboze kandi uduhe imbaraga kuzuza inshingano waduhaye cyangwa se n'akazi dukora, tube indahemuka kandi ijambo ryawe turikunde turyiteho kuruta ibindi bintu byose, ritubere ubuzima kandi riterwe muri twe, ribe muri twe rigwiriye rifite ubwenge bwose. Mwami, udushoboze kandi uduhe imbaraga